ko umunsi wa mbere twavuze gukorera Imana mu butunzi bwacu. Umunsi wa kabiri twavuze ko ku ngororano Imana iha abayikorera. Umunsi wa gatatu ariwo w'ejo hashize twaganiriye ku mirimo myiza ijiba urwibutso ku Mana, dutanga n'ingero nyinshi zitandukanye. Uyu munsi ariwo wa nyuma turaganira mu mwanya muto kugira umutima unyuzwe, kugira umutima unyuzwe uguhesha gukorera Imana mu byo yaguhaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka mbere ya byose tuvugeho gake ku ijambo ryo kunyurwa. Ubusobanuro cyangwa se definition yo kunyurwa, umuntu yakwibaza ngo kunyurwa bisobanura iki? Kunyurwa ni iki? Mu magambo make, kunyurwa no kwishimira ibintu by'ibanze Imana yaguhaye. Aha nabisobanuye mu magambo make. Ushobora kwibaza utese ibintu by'ibanze ni ibihe ku buzima bw'umuntu? Buri wese yatanga igisubizo cye uko yumva ibintu by'ibanze ku buzima bw'umuntu, ariko turaza kumva igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana. Ariko nashatse kubanza kuvuga uko nje mbyumva, nawe uko ubyumva, ariko nyuma none tuje gusoma ijambo ry'Imana turaza kureba icyo ijambo ry'Imana bivuga ko ibintu by'ibanze ibyo ari byo. Ariko mu ncamake, mu gutanga ubusobanuro bwo kunyurwa, dufate ko kunyurwa ari ukwishimira ibintu by'ibanze Imana yaguhaye. Byonyine kuba uriho ugihumeka umwuka w'abazima, mu gihe hari abo uzi mwanganaga, mwasenganaga, mwari muturanye batakiriho, icyo cyonyine cyatuma unyurwa n'icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, bigatuma uyikorera. Kuba ubona icyo urya n'imyambaro wambara byatuma unyurwa n'ibyo Imana yakoze ukayikorera. Kuba ufite inzu utuyemo nubwo yoba uyikodesha n'ibindi byinshi tutavuze by'ibanze, birakwiye kugira ngo umuntu anyurwe nabyo, kubera ko muri nosi abantu ntabwo bareshya. Aho utuye birashoboka ko hari undi muntu ukureba ko umeze, wenda akifuza kuba nkawe. Wenda we ntafite amaboko yatuma akora, ntafite amaguru yatuma agenda, ntabona, ntavuga, ntafite aho aba hateye kimwe naho we utuye, ntafite ibiryo nk'ibyo ufite, ntafite imyambaro nk'iyo ufite. Yakureba akavuga ati uyu we Imana yamugiriye neza, mu gihe wowe utanyuzwe n'uko umeze. Rero muri no minsi, muri kino gihe turimo, muri ibi bihe tugezemo by'imperuka, biragoye cyane kubona abantu banyuzwe. Abantu ntabwo banyuzwe n'ibyo Imana yabahaye. Abantu bagize inyota cyane y'ibintu, yo gushaka ibintu. Abantu Imana ikabazamura mu ntera zitandukanye, abantu Imana ikabahindura ubuzima, ariko bakananirwa kunyurwa. Kubera kutanyurwa bigatuma rero badakiranukira Imana, bigatuma badakorera Imana neza. Kugira ngo tudakomeza kuvuga byinshi, wenda ukaba watekereza ati ibyo tuvuga birava mu ntekerezo zacu cyangwa se mu bwenge bwacu, reka dusome ibyanditswe bibiri ari byo tuganiraho uyu munsi. Tubone gukomeza ikiganiro cyo kunyurwa, ariko dufite icyo ijambo ry'Imana twisunzeho. Turasoma ahantu habiri. Turasoma ahambere, dusoma ni muri Timoteyo wa mbere 6 no kuri 6 kugeza kuri 10. Hanyuma turaza no gusoma mu Bafilipi. Reka dusoma ahambere Timoteyo wa mbere 6 no ku murongo wa 6 kugeza kuri 10. Haravuga ngo, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Kuko ari ntacyo twazanye mu isi, kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Kuko bifuza kuba abatunzi bagwa mu mosha no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza,
zikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera, biyandisha imibabaro myinshi. Amen. Amen. Reka twongere dusome mu Bafilipi igice cya 4 ku murongo wa 11 turagera ku murongo wa 13. Ni impanuro Paulo yahaye Abafilipi mu kiganiro yagiranye nabo. Hanyuma rero nizo tuvuga mu mwanya mutoya. Turera ku murongo wa 11 Abafilipi 4 ku murongo wa 11 haravuga ngo ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite, nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Naho n'abandi hose nuko n'abandi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa se gukena. Ku murongo wa 13 n'umurongo nkunda cyane. Hanyuma aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Bibiliya igira amagambo menshi meza, ariko iri jambo Paulo yavuze ari mu Filipi 4:13 ndarikunda cyane. Niryo riba no kuri profile ya WhatsApp yanje rihagize imyaka myinshi. Nza numva kuko nuwambwira ati uramutse umbarira ati niriye jambo ryo muri Bibiliya rikubaka cyane mu magambo magufi, nagubwira iryo mu Filipi 4:13. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni jambo nkunda cyane, kuko nasobanukiwe yuko ntacyo nakwishoboza ubwanje. Habe nawe nushaka urikunde, ndari gutuye kabisa, ntacyo wakwishoboza ubwawe nawe. Twese dushobozwa na Kristo ujuduha imbaraga zo gukora ibyo dutunze byose, ibyo twagezeho byose, ni Kristo wabidushoboje. Woramuka gusa ntubitahure, ariko uyu mugoroba ijambo ry'Imana riratwibukije ngo tunyurwe n'ibyo Imana yaduhaye, kuko tutabibonye ku mbaraga zacu, niko ni Kristo Yesu wadushoboje kugira ngo tubigereho. Hanyuma rero nimba turamutse dusobanukiwe yuko ari Kristo Yesu wadushoboje kugira ngo tubigereho, tugomba kumenya n'uburyo tugomba kubikoresha neza. Tugomba kumenya n'uburyo tugomba kubikoresha mu kuzamura ubwami bw'Imana. Tugomba kumenya n'uburyo tugomba gukoresha ibintu Imana yaduhaye, uburyo buhesha Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuko nayivuze mbere, kuko muri iki gihe biragoye kubona abantu banyuzwe, kandi abenshi barahinduriwe amateka. Twebwe ubwacu turabahamya babyo, aho umuntu wese yaba ari ku migabane itandukanye, abantu bagiye bahindurirwa amateka. Umuntu udashoboye kunyurwa n'ibyo tuvuze by'ibanze mu buzima bwawe, nubwo wagira byinshi bisaga ntiyonyurwa rwose. Kandi icyo kibazo cyo kutanyurwa ntabwo gitangiye ubu gusa, ni icya kera. Mwibuke Abisirayeli mu rugendo rwabo rwo mu butayu rw'imyaka 40, ntibahinduranyaga imyenda cyangwa se amahuzu cyangwa se inkweto babikuriragamo. Bakenera amazi, Imana ikayakura mu rutare bakanywa bagashira inyota. Basoza, Imana ikabaha amanu ivuye mu ijuru irimo intungamubiri zose, bakarya bagahaga, ariko ntibanyurwe. Natwe muri iki gihe niko tumeze. Abenshi aho twavukiye, aho twakuriye, aho twahoze dutuye mu mazu y'ibyatsi, siho tukiri. Ndatekereza ko hasigaye bake cyane paraporo yamaze kuvayo. Abenshi Imana yarabafashije ibahindurira ubuzima, kuko twari tubivuze haruguru. Bava mu buzima bw'ubukene bukabije, ubuzima bwo mu nkambi, ubu bari mu mijyi ikomeye, haba imijyi yo muri Afurika, za Nairobi, za Kigali, za Kampala, za Bujumbura, aho basokuru bacu batigeze gutura, ariko niho abantu bacu bose bari. Abandi bari mu Burayi, abandi bari muri Canada, abandi bari muri Australia, abandi bari muri Amerika. Mu by'ukuri Imana yagiye duhindurira amateka mu buryo butandukanye, kandi twese turabahamya babyo, ariko sinzi kuko twese tubitahura kimwe.
sinzi kuko twese tunyuzwe n'icyo imana yakoze ku buzima bwacu. Sinzi kuko iyo tugiye gukorera imana tujya tugerageza kubara imigisha, kuko umuririmbyi yavuze ngo ubara iyo migisha imana yakungukiye. Sinzi ko tutahura intekerezo zacu ngo dusubize inyuma, ngo dusubire inyuma turebe aho twavuye kugira ngo dushobore gutahura icyo imana yakoze. Hari abantu benshi batari bazi banki icyo ari cyo. Hari abantu batagiraga amakonte kuri banki, ariko ubu bafite amakonte atandukanye, ariko ntibanyuzwe. Bafite amafaranga ashobora gukemura ibibazo byabo, bakagira n'andi babika, ariko nanone ntibanyuzwe. Bafite ubutunzi imana yabahaye butandukanye, ariko nanone ntibashobora kubukorera mu imana neza. Buriya rero kubera kutanyurwa, uko amafaranga cyangwa se ubutunzi byiyongera niko kunyurwa kugabanuka. Plus ugize amafaranga, plus ugize ubutunzi bwinshi, kunyurwa bigenda rero bigabanuka. Ugenda wumva kuko ugomba gushikira kuri iyo ntera, wayigeraho ukumva kuko ugomba kugera kuri iriya yindi, wayigeraho ukumva ugeze urifuza kugera ku yindi. Kugeza no mu itorero byaratwinjiranye. Abantu imana irabahamagara mu murimo wayo kwikorera, yamuhamagara kuba umushumba, akumva bitogarukira aho ngaho, akumva agomba kugera ku yandi matitire akomeye, akageraho yatumiza, yakoresha seremoni, agatumira n'abamusengera, ibintu kugira ngo bamwite irindi zina, kubera kutanyurwa n'izina afite. Abantu ntabwo banyuzwe muri kino gihe. Ariko ijambo ry'Imana uyu munsi riratubwira ngo tunyurwe n'ibyo Imana yaduhaye. Unyurwe nuko Imana yakugize, unyurwe n'umwanya Imana yagushizemo, unyurwe n'umuhamagaro Imana yaguhaye, unyurwe n'impano Imana yaguhaye. Nta mpamvu yo kwifuza impano z'abandi. Buri mpano Imana yahaye umuntu irimo n'ingorane zayo. Buri umwanya Imana iguhaye ufite ibyawo. Umuntu wese agenda kunyurwa nuko ameze. Impamvu kubera kutanyurwa ni nayo mpamvu usanga tunanirwa gukora Imana mu buryo bukwiriye. Ugasanga muri abakristo benshi mu rusengero, ariko imirimo yanyu ntigaragare cyane. Ibyo mwakagombye kugeraho timubigereho cyane. Inshingano z'abakristo bakagombye gukora ntibazigereho cyane kubera kutanyurwa. Ku rugero nimba uherembwa amadolari 1000 ku kwezi, cyangwa se tuyashyire mu manyarwanda ukavuga ngo urahembwa mu miliyoni ku kwezi, ukananirwa gutanga icyacumi cy'ijana. Nimba uhembwa amadolari 1000 ku kwezi cyangwa se ku cyumweru, cyangwa se bivana naho umuntu ari, kugira ngo ukure mu dolari 100 gusa usigarane 900 bikakugora. Nimba ari miliyoni y'amanyarwanda, kugira ngo utange 100,000 usigarane 900 bikakugora. Ukananirwa kuyatanga, akaba ariyo akuzura amaso, akaba ariyo ubona mu maso ko ari menshi gusumba yayandi wasigaranye, bigatuma abantu badakorera Imana. Kandi nyamara iyo unaniwe gukiranuka kuri bike, no ku byinshi kitagwa bikiranukiraho. Wenda ukibwira ngo wenda uramutse uhembwa 5,000 by'amadolari ku kwezi, ati hariyaho nabasigaranye menshi nakorera menshi. Ariko n'uyahembwa nayo, uko wananiwe gutanga 100 uhembwa 1000, niko bizakunanira gutanga 500 uhembwa 5,000. Yego. Ariko ku muntu ufite umutima unyuzwe, yishimira imigisha yose Imana imuhaye, akamenya ko ibyo yabonye bitavuye ku mbaraga no ku bwenge bwe. Iyo yagize umugisha wo kumenya ko ari Imana yabimushoboje, ari Imana yabimuhaye, ntabwo bimunanira kwitangira icyacumi, ntabwo bimunanira kwikorera, ntabwo bimunanira kwikorera mu bintu byinshi bitandukanye, ntabwo bimunanira kwifashisha abatishoboye, ntabwo bimunanira kwikorera umurimo kuzamura ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amena. Yeme hatabaye kwigiza nkana no kwirengagiza cyangwa se kwiyibagiza ko twese tuziranye. Twese turaziranye ubwoko bwacu, kubwe tuzi aho twavuye twese. Tuzi ubuzima twari turimo. Tuzi ubuzima twahozemo. Nasomye ijambo rya Pawulo, numva Pawulo yatuvuga ibintu kabisa. Muri twe ntawe utaracishijwe bugufi. Ngira ngo kugeza n'ubu turacyacishwa bugufi mu gihugu cyacu. Iyi ntambara zose dufite
ni ukubera ko baducisha bugufi. Ibyo nabyo twarabyizi. Nanone tukiri no mu gihugu cyacu tutaranyagwa, tutarameneshwa, tutaratwikirwa, nanone tuzi no guhaga, twigeze no guhaga, twigeze no kugira inka nyinshi, twigeze no gutunga ubutunzi bujanye n'aho twari turi. Wasangaga nta bantu baburaragaho bari bari, ariko ivyo ngivyo navyo twarabibonye. Ariko kandi twize no gusonza, navyo twarabibonye. Kuva abantu bavuye iriya bakaja mu migi, hari ubwo ubuzima bugukubita, hari abantu benshi wasangaga bashobora kuba banaburara. Ivyo navyo abantu bize gusonza, twize guhaga, twize gusonza, twize kugira byinshi, twize kugira bike. Nimba mu gihe cya kera twari dutunze bike, ariko ushobora gusanga wenda mu gihe cy'ubu ngubu wenda utunze ibyo utigeze gutunga, wenda ufite inzu utigeze kugira, wenda ufite imodoka zingahe mu rugo, mu gihe umuryango wanyu mwese mutari mufite n'imwe. Ibyo byose natekereje nsanga Pawulo yaratuvuga ibintu ko yize kugira ibisaga, yize no kugira bike, yize gusonza, yize guhaga. Ibyo ngibyo twese turabahamya babyo. Nta umuntu utarigeze gusonza, nta muntu utarigeze gukena, nta muntu utarigeze no guhaga. Ariko rero ibintu bigenda bihinduka mu buzima. Ariko nubwo bimeze gutyo, abenshi muri twe bakaba barahinduriye ubuzima ku madegera atandukanye. Ariko muri rusange usubije amaso inyuma ukareba aho twavukiye, ukareba aho twakuriye, ukareba inzu twakuriyemo, ukareba imyenda twambaraga, maze ukabigereranya n'aho utuye ubu, ukabigereranya n'aho abana bawe bigira ubu ngubu ukurikije aho wigiraga. Abantu benshi kera abantu bagendaga ibirometero n'ibirometero bagiye ku mashuri, bagendaga, abantu benshi bambaraga imyenda mike cyane. Uramutse uyigereranyije n'uko bimeze ubu, ni ukuri wanyurwa n'ibyo ufite, wanyurwa n'ibyo ufite rwose cyane kabisa. Hariya twasomye muri Timoteyo, Pawulo yaravuze ngo ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije ngo tunyurwe nabyo. Yeme, hari abantu nk'abantu batuye muri ibi bihugu bya Amerika, Australia, Canada, Burayi, ntekereza ko hari ibibazo byinshi byakemutse. Ntabwo batekereza ku bibazo by'ibiryo cyane. Ibiryo ntabwo bikiri ikibazo, imyambaro ntabwo bikiri ikibazo. Usibye no muri Afurika abantu benshi hari ibibazo byinshi byagiye bikemuka, ugereranyije nk'uko twari tumeze mbere, ukagereranya n'uko abantu bameze ubu, hari ibibazo byakemutse. Bya bindi Pawulo yavuze ngo nimba dufite ibiryo tukagira n'imyambaro ngo tunyurwe nabyo. Ubu ngubu abantu bafite ibintu byinshi. Ngubu uramutse undunguye, reka nivugireho, uramutse undunguye ukambaza ngo ufite imyenda ingana gute, ufite amakoti angahe, ufite amashati angahe, ufite amapantaro angahe, ufite ibirato bingahe, mu by'ukuri uramutse undunguye ntabibaze wenda sinabimenya vuba. Wenda nawe nuko n'undi nuko n'undi nuko. Ariko ugasanga ibyo tukananirwa kunyurwa nabyo, tukibagirwa, tugatunga ibyo ngibyo, twamara tukibagirwa kuko kugeza ubu ngubu wenda hari abantu bashobora gukererwa. Ubwo ngubwo nabivuze abagabo, ugeze ku bamamaho ni ibindi bariyizi. Abamama imyenda bashobora kuba bafite ubu ngubu ni myinshi cyane, haba abo muri Afurika, haba abo mu Burayi, muri Canada, muri Australia, muri Amerika, ni myinshi. Hari ubwo ushobora kuba wanakererwa ukaba wabyana gufata n'umwanya wo kuja gusenga, ubaza ngo urasenga n'uwuhe. Wagira ati ku kindi cyumweru nasenganye uyu, mu kundi kwezi naragusenganye, kuri Noheli ishize narasenganye. Bigatuma kugira ngo ugere ku mwenda wambara wonyine ari ikibazo. Ariko rero tukananirwa kunyurwa, tukibagirwa kuko hari abantu kugeza ubu bakiri muri bwa buzima twavuyemo. Tukibagirwa ko hari abantu bagikeneye ya myenda, tukibagirwa ko hari abantu bakeneye za nkweto wowe wabuze aho uzishira. Ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri twagombye kubizirikana, tukanyurwa n'ibyo Imana yadukoreye, tukanyurwa n'ukuntu Imana yaduhinduriye ubuzima, tukanyurwa nabyo, maze bigatuma tumenya gukorera Imana neza. Buriya ibyo waba ugezeho
nta kintu gishyashya kiba muri ino si. Salomo yaravuze ngo nta kiriho kitigeze kubaho, nta kiriho kitigeze kubaho ntaca rwose. Tugize ngo reka tuvuge neza ku mpanuro mu ncamake, ku mpanuro za Salomo. Salomo ni umuntu tuzi twese ko yari afite ubwenge yawe n'Imana mu buryo bw'umwihariko, kuko yabusabye Imana agiye ku ngoma akiri muto, asaba Imana ngo imuhe ubwenge. Imana iramubwira ati ubwo utansabye ubutunzi cyangwa utansabye n'ibindi byo kugira icyo nakora ku banzi bawe, ati ukabusabye ubwenge, ati ndabuguhaye kandi musezeranye kuko mu bamubanjirije n'abazamuheruka ndabuzagira ubwenge nkabo. Kandi koko niko byagenze. Salomo rero yanditse ibitabo byinshi. Iyo usomye igitabo cy'umubwiriza n'igitabo cy'imigani uhasanga amagambo akomeye cyane y'ubwenge butangaje. Hari amagambo nasomye, usomye umubwiriza 2 ugahera ku murongo w'8 ugahera kuri 13, hari amagambo Salomo yavuze atangaje. Salomo yaravuze ari umubwiriza 2 no ku 8 ugahera kuri 13, yaravuze ngo nirundariniza ifeza n'izahabu n'ubutunzi buherereye ku bami bo mu ntara zose, nishakiye abaririmbyi b'abagabo n'abagore n'ibinezeza abantu n'ibicurangwa by'uburyo bwose. Nuko ndakomera kandi ndusha abambanjirije i Yerusalemu bose kunguka, komeza ubwenge bwanje. Mu murongo wa 10 yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo kandi sinimye amaso yanje icyo yifuza cyose, nta munezero wose nimye umutima wanje. Kuri 11 aravuga ngo maze nitegereje imirimo yose y'amaboko yanje n'imiriho yose niruhije nkora, nsanga byose ari ubusa, byose ari ubusa. Ibi byose bize biturusha abavandimwe, ibi byose turuhira, ibi byose tugokera, Salomo yaravuze ngo yasanze ari ubusa, ngo niko kwiruka inyuma y'umuyaga. yego Ngo kandi ngo byose ngo ndagifite umumaro kiri munsi y'ijuru ndacu, biraturusha ariko byose ni ubusa. Aravuga ngo nuko mbona ubwenge buruta ubufafa kuko umuco uruta umwijima. Ahangaha nategetse ndetse ubwenge Salomo yarashatse kuvuga n'ubuki. Salomo yashatse kuvuga ubwenge bwo kubaha Uwiteka. Bwa bwenge Yobu yavuze ari kuri 28 kuri 28, aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge Salomo yavugaga nibwo Mose yavuze mu isengesho rye ari muri Zaburi ya 90 no ku murongo wa 12, aravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Gutunga imitima y'ubwenge ni ukugira umutima inyuzwe. Buri ubwenge buzima kugira ngo wumve kuko utunze umutima w'ubwenge, ubwenge bw'Imana nuko waba ufite umutima unyuzwe, ukanyurwa n'ibyo Imana yaguhaye, ukamenya kuko byose byavuye ku Mana, ukamenya kuko Imana niyo igushoboza kugira iguha imbaraga zo kugira ngo ukore, Imana niyo iguha imbaraga zo kugira icyo ugeraho, ariko rero wamara ukamenya kubikoresha neza. Bya bindi Imana yaguhaye turimo turavuga ngo unyurwe nabyo, kandi umara kunyurwa nabyo ubikoreshe mu buryo buhesha Imana icubahiro. amen Uko niko gutunga umutima w'ubwenge. Gutunga umutima w'ubwenge no kumenya kwita ku iherezo ryawe, cyane no kumenya kubara iminsi yawe. Kandi kubara iminsi yawe neza ni ukumenya neza kuko iyi si uyirimo igihe gito. Yobu yaravuze hariya kuri 14, Yobu yaravuze kuri 14 aravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore aramenya igihe gito, kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Uramutse utahuye neza ko uri igikenye, uramutse utahuye neza kuko ufite igihe gito yo muri nosi, wamenya neza kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Wamenya kuko ibyo wita ko ari ibyawe, bwa butunzi butuja mu maso bugatuma tudakorera Imana, wamenya kuko uwo mutungo uhawe n'Imana, ukamenya kuwukoresha neza, ukamenya kuwukoresha mu buryo buhesha Imana icubahiro. Yesu ashimwe cyane. amen Rero bavandimwe, turimo turibukanya uyu munsi navuze ngo ntabwo ndinda cyane. Ijambo nashatse ko duhagararaho cyane ni ijambo ryo kunyurwa. Ese
unyuruzwe n'ibyo imana yaguhaye? umuntu wese yakwibaza kandi agasubiza. Yego. ibyo imana yaguhaye birakunyuze? ibyo imana yaguhaye ubikoresha ute mu murimo w'imana? kuko hari ukuntu imana igenda igahindurira abantu amateka, imana ikaguhindura ubuzima, yamara kuguhindura ubuzima abantu bakarangara. ariko nabyo hari icyo imana yabitubwiyeho. nta kintu imana itavuze. ijambo ry'imana rizari rikibura mu bintu byinshi kugira ngo tutazibagirwa. ariya mu gutegeka kwa kabiri, mu gutegeka kwa kabiri ku 8 no kuri 17 hajatubwira neza cyane. uyu yari yaruguru ku murongo wa 12 azavuga ngo numara kurya ugahaga ngo uzirinde kwibagirwa, ngo ntukibagirwe, ngo uzirinde kwibagirwa, ngo utazishira umutima wawe hejuru. hanyuma wagera ku murongo wa 17 akavuga ngo uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye ibyo byampesheje ubutunzi, ngo ahubwo uzuke Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Yesu ashimwe cyane. Amen. uyu mubiri uzudushuka, uyu mubiri ukatubeshya, wabona ibyo ushoboye kugeraho, wabona ubutunzi ufite, wabona uko umeze, wabona imyambaro ufite, wabona ibiryo ufite, wabona inzu wubatse cyangwa se waguze, ukibwira ko ubwenge bwawe cyangwa imbaraga zawe arizo zakuronkesheje ibyo ufite. ni ukwibeshya cyane. ijambo ry'imana ryadukebuye ngo uzirinde kwibagirwa. nubona imana iguhinduriye ubuzima, imana igukuye mu bukene, uzirinde kwibagirwa. nubona imana ikumaza inzara, ukabona imana iguhinduriye byinshi, ikaguha inzu nziza, abana bawe bakigira ku mashuri meza, ukatura ahantu heza, uzirinde kwibagirwa. uzirinde kwibagirwa. umutima wawe ntukishyire hejuru, umutima wawe ntukagushuke ngo wibwire kuko ubwenge bwawe n'imbaraga zawe arizo zatumye ubigeraho. ni ukwibeshya cyane. ahubwo icyo ugomba gukora ni iki. ijambo ry'imana icyo ridusaba ni ukumenya neza kubara imigisha yacu, kuko kugira ngo utibagirwa, iyo usubije amaso inyuma ugatangira kubara imigisha imana igukorera, ukareba icyo wagezeho, uvuga ati imana iki ngiki nakigezeho kubera wowe, iki naco nakigezeho kubera wowe. icyo gihe ibibaza imigisha imana yakugiriye, ntabwo ushobora kunanirwa gukorera imana mu byo yaguhaye. ikintu cyose imana yagiye ikora unyurwa nacyo, kandi iyo unyuzwe nacyo umenya kuko icyo ugomba gukora ku murimo w'imana, umenya icyo ugomba gukora kugira ngo uzamure abandi bari inyuma, umenya icyo ugomba gukora kugira ngo bya bindi imana yaguhaye biheshe icubahiro. umenya kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. hanyuma rero nk'uko twavuze ejo ngo hari ibitabo by'urwibutso, ukamenya kuko nyuma y'ubuzima hari ibitabo bizabumburwa, ibitabo bazarebamo imirimo yawe wakoze. ariko se niwibagirwa, nutanyurwa, nugendera mu buzima bwo kutanyurwa, ukananirwa gukorera imana, niki uzarubukana kuma? kuba ubuzima ari ubwo igihe gitoya, nyuma y'ubuzima uzajya he? hariya Pawulo yaravuze hariya muri Timoteyo twasomye, yavuze ngo abifuza kuba abatunzi ngo bagwa mu moshi, ngo ni umutego, ngo no mu irari ryinshi, ngo irari ry'ubupfu, ngo bigatuma ngo bibajyana mu kurimbuka. ngo kuko gukunda impiya ngo ni umuzi w'ibi byose. mu by'ukuri impiya bashaka kuvuga ni amafaranga. amafaranga ni meza cyane, adukemura ibibazo byinshi, ariko si yagomba kuja imbere. ukunze amafaranga gusumba uko ukunze imana ni ikibazo. ngo Pawulo yavuze ngo hari bamwe bayararikiye ngo barayoba, ngo bava mu byo kwizera. ubu ngubu hari abantu benshi imana izihindura ubuzima, bamara kubona amafaranga, ya mafaranga akabakoresha ibyaha batigeze bakora bakiri abakene, ya mafaranga akabajyana mu nzira batigeze bajyamo bakiri abakene. niko kuyoba rero yavuze ngo gukunda impiya ngo ni umuzi w'ibibi byose, ngo hari abazirarikiye barayoba.
icyo nicyo tugomba kwirinda. Ku murongo wa 7 yavuze ngo ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Kubera iyo mpamvu rero ngo nimba dufite ibyo kurya ngo n'imyambaro ikwiriye ngo tunyurwe nabyo, ariko noneho twebwe dufite ibirenze ibyo Pawulo yavuze bigomba gutuma twubaha Imana, kuko yavuze ngo icyo akora ko kubaha Imana ngo iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe ngo kuvamo inyungu nyinshi. Inyungu zivamo n'izihe? Ni uko umenya kuko ibyo ufite utabibonye kubw'imbaraga zawe, utabibonye kubwenge bwawe, none ukamenya kubikoresha mu kuzamura ubwami bw'Imana. Iyo ibyo Imana yaguhaye uhindukiye nawe ukabishyira mu murimo w'Imana, uhindukiye ukabifashisha abakene, uhindukiye ukabifashisha abatishoboye, izo nizo nyungu, izo nizo nyungu zivugwa. Kuko iyo ufite umutima unyuzwe ngo bivamo inyungu nyinshi. Nunyurwa n'ibyo Imana yaguhaye uramenya kubisangira n'abandi, nunyurwa n'ibyo Imana yaguhaye uramenya kubishyira mu murimo w'Imana, uramenya kugira ngo urabishyira ahatuma ubwami bw'Imana buzamuka. Hanyuma rero ikibazo kirimo umuntu wese yakwibaza yakuvuga ati se icyo ijambo ry'Imana riduhanuye mu kunyurwa umuntu wese naryigereho, ese unyurwe nabyo? Ko Pawulo yavuze ngo yize byose ngo yize gukena, yize no gusonza, ngo yize no kugira ibisaga. Nimba kera ahundi waba wewe warize inzira imwe, tiwaba warize gusa gusonza, tiwaba warize gusa gukena, ariko wagera mu bisaga ukananirwa kwakura isomo. Nimba dushobora gukura isomo mu byo twaciyemo by'ubukene, nimba dushobora gukura isomo mu byo twaciyemo byo gusonza, ariko noneho twagera mu kugira ibisaga ntituhakuremo isomo ryiza, twaba tunyuranyije n'ihame ry'Imana, twaba twibagiwe icyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Ariko uyu mugoroba ijambo ry'Imana ko riratwibutsa kugira ngo tumenye kunyurwa. Buri muntu wese anyurwe n'icyo Imana yamuhaye, unyurwe n'uko Imana yakugize, unyurwe n'impano zawe Imana yaguhaye, unyurwe n'ubuzima Imana yagushizemo, unyurwe n'ubuzima urimo ubu ngubu. Hanyuma numara kunyurwa nabyo umenye kuko ibyo byose wabigezeho kubera imbaraga z'Imana, kuko Pawulo yavuze ngo shobozwa byose na Yesu Kristo umva imbaraga. Nimba uzi kuko Imana ariyo yagushoboje, nimba uzi kuko Imana ariyo yagushoboje kugera ku cyo wagezeho ubu ngubu, nibive mu nyungu rero. Za nyungu zigomba kuvamo ukamenya ngo nimba Imana yarangejeje kuri iyi ntambwe, nanje hari icyo ngomba gukora, hari icyo ngomba kwitura Imana, hari icyo ngomba gukora kugira ngo abandi bakiri inyuma nabo bazamure, hari icyo ngomba gukora ku gihugu cyacu, hari icyo ngomba gukora ku bwoko bwacu, hari icyo ngomba gukora ku itorero ryacu, hari icyo ngomba gukora ku bapfakazi, hari icyo ngomba gukora ku mfubyi, hari icyo ngomba gukora ku bagowe. Ariko niwibagirwa bizaba bisobanukiye kuko utanyuzwe. Iyo tuza kugira umwanya twari kuvuga ku ngaruka zo kutanyurwa, ariko nta mwanya dufite. Sinashatse ko dutsinda uyu munsi wa none, nashatse kugira ngo twibukanye gusa kuko icy'ingenzi tugomba kumenya ni ukunyurwa. Tugomba kunyurwa n'ibyo Imana yaduhaye, tugomba kunyurwa n'iby'ibanze Imana yaduhaye. Twamara kunyurwa nabyo tukabibyaza inyungu, tukabibyaza umusaruro, kuko nitwibagirwa kubibyaza umusaruro tuba tunyuranyije n'amahame y'Imana. Kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, ariko kugira umutima utanyuzwe bivuze ko kuvamo igihombo cyinshi. Nimba kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, ni ukuvuga ngo ikinyuranyo cyabyo kivuze ko kugira umutima utanyuzwe kuvamo igihombo. Rero icyo tugomba kwirinda, nta muntu n'umwe ukunda igihombo. Tugomba kwirinda kugwa mu gihombo cyo kutanyurwa, ahubwo tugaharanira inyungu zo kugira umutima unyuzwe, wa mutima uvamo inyungu nyinshi, inyungu zo gukorera Imana, inyungu zo kuzamura ubwami bw'Imana. Bavandimwe, singiye gutinda uyu munsi wa none, icyo nifuriza buri wese ni ugutahura ibyo Imana yadukoreye.
Amen. ni ugutahura icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, ni ugutahura kuko Imana yaguhaye iby'ibanze byose. Nimba ufite imyambaro, nimba ufite ibiryo, nimba ufite amazu, nimba ufite imodoka, nimba ufite n'ibindi byinshi navuze, umenye kuko bitavuye mu bwenge bwawe, bibyaza umusaruro, bivemo inyungu zikugeraho, ariko zikagera no ku itorero, zikagera no ku gihugu, zikagera no ku bwoko, zikagera no ku bandi bantu bakuzengurutse cyangwa se babikeneye. Yesu atugire neza cyane. Uyu mugoroba none reka nawe kubatindira, numvishe kuko uyu mugoroba mba brefe, indi minsi nagiye ntinda cyane, ariko uyu mugoroba navuze ngo twibukanye mu ijambo ryo kunyurwa, tunyurwe n'icyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Icyambere, Imana yaduhaye agakiza ku buntu tutari tugakwiriye. Jewe nirebeyeho, iyo ntekereje aho Imana yankuye mu businzi, nza numva kuko icyo cyonyine ngomba kunyurwa naco. Amen. Icyo cyonyine ngomba kugishima, kamenya ngo Imana yankuye hariya, ngomba kwikorera. Yego. Nkamenya ngo Imana yambinduriye ubuzima, ngomba kunyurwa nabwo, ngomba kunyurwa naho ndi. Ubu ngubu ubushize nibwo nakumbwira madame, ndi noneho ndimo kumva muri no minsi niyo cyatumye ntekereza rino jambo. Nakomeje gutekereza ndara ko ibintu abantu bagokera muri no si kuki tutagomeje kwiga kunyurwa. Kandi icyo kintu cyari cyarangoye cyane, ariko impamvu nakivuze nuko ngize iminsi ngitekerezaho, sanga mu by'ukuri abantu tuzatwirusha gusa, tukagokera iby'isi bwaca ukabisika bikarya abandi. Ariko ibyawe, inyungu yo kunyurwa nuko iyo unyuzwe ugatahura kuko ibyo ubonye byose, ibyo ufite byose wabihawe n'Imana, ubikoresha mu murimo mwiza, ubikoresha mu kuzamura itorero, ukazabikoresha mu bizamura mu bihesha Imana icyubahiro, wava no muri buno buzima nibyo biguherekeza. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo iyo umuntu yitaje Imana, ngo imirimo ye yose ngo igende igizite, igende imuherekeje. Yego. Imirimo izaguherekeza ni ya yindi wakoze kubera kunyurwa. Ariko kuba bajya batanyuzwe, nibo bazanirwa gutangira Imana amaturo, nibo bazanirwa gutangira Imana icacumi, bagakiranirwa. Ariko bajya banyuzwe, azamenya ngo icyo mfite cyose nagibonye mu mbazi z'Imana, icyo nagezeho cyose nagihawe n'Imana. Niba mfite akazi uyu munsi, n'Imana intije imbaraga zo kugakora. Niba mbembwa 1000 gakuraho 100 ngaritanga, kuko mbazi kuko nanone barya abantu bazanira gukorera Imana kubera kutanyurwa, azagenda ya mafaranga kana kwetangira Imana icacumi cyangwa n'amaturo, ariko akipresente ikindi kintu gituma kiyatwara. Ntabwo barya abantu bazanira gukorera Imana tumubwira ngo nibo bakize cyane gusumba abakorera Imana. Ntabwo ari byo. Ananirwa gukorera Imana mu byo Imana yamuhaye kubera kutanyurwa, hakaza ikindi kintu kikayahombya. Ariko wa wundi wakoreye Imana mu byo yabonye, akabika za nyungu ze, bigafasha wa muntu. Ariko utekereze hano, ntabwo nigeze kwivuga singiye gutinda, nanavyo sindi nano mbonye ngiye kuza gutinda. Abanyamerika bagira ikintu cyane bazakorera, bazi gukorera umugisha. Bazi gukorera umugisha. Nigeze kuvuga umunsi umwe kigere n'ukuntu nageze mu isoko, umuntu agura keke kazayimba, banza kwanga mbaye vundi ngagira ngo none kana inzino ndabundi ntabwo ari yaje ni yawe. Arambye ngo ninakire gusagira mu muhesha umugisha. Ibo bazi gukorera umugisha, basobanukiye kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga ngo guhesha umugisha gusumba guhabwa. Ariko twebwe iryo hame ntitwarasobanukiwe. Iyo unyuzwe rero n'ibyo Imana yaguhaye, uratanga. Wamara gutanga bikavamo za nyungu nyinshi, za nyungu zo gutanga zikaguhesha umugisha. Rero reka twige kunyurwa, reka twige gukorera Imana mu byo Imana yaduhaye, nibwo tuzagira inyungu nyinshi. Rafiki